Ndagushimiye cyane wowe kanze kuri ino video. Hanyuma uyu munsi rero muri ino video ngiye kukwereka ibintu bitanu by'ingenzi biba muri telefone za smartphone ariko abantu badakunze kumenya, batazi uburyo bikoreshwa, batanazi ko binabaho, kandi ni iby'ingenzi cyane pe. Muri ibyo bitanu reka duhere ku cyanyuma aricyo cya gatanu, aricyo cyitwa font. Reka duhere kuri font, ku isomo rya font. Font ni uburyo bw'imyandikire, uburyo zino nyuguti ziba zimeze, uburyo urabona gutya ino home screen yanjye ukuntu imeze. Hanyuma icyo uri bukore urashaka ahantu handitse setting. Setting muri telefone iyo ari yose ibamo, upfa kuba ari smartphone, usibye ko na telefone isanzwe ya matushe zibamo. Urashaka setting rero, setting dore ngiyi hano, dore ngiyi. Numara kuyibona urayikandaho, hanyuma umanuke ahantu handitse Theme and Lock Screen. Lock Screen uhakande, numara kuhakanda urahita ushaka ahantu handitse My Wallpaper. My Wallpaper dore ni hano My Wallpaper. Nuhagera ariho hano uraza kuhemeza. Numara kuhemeza uraza hano handitse Online. Hano handitse Online. Ndibutse ugomba kuba ufite data kugira ngo ubashe kubona izi font. Ugomba kuba ufite data, yego ufite megabyte. Urahemeza rero hano kuri Online, urahemeza. Numara kuhemeza uraza hano hasi handitse Delivery. Hano handitse Discovery pito. Numara kuhagera urahemeza. Numara kwemeza kuri Discovery uraza kubona izi nyuze ebyiri. Urabona iyi ya DIY, iyi ya font. Uremeza hano kuri font rero hano. Uraza kwemeza, urahemeza. Numara kuhemeza harahitaza font nyinshi. Urabona izi zose ni font, izi zose ni writing style. Nurangiza ukora ufite data uraza umeze kuri imwe. Nurangiza uhituza umanuka hano handitse download. Hano handitse download. Nurangiza urayikandaho ihita iba downloaded. Urabona gutya irangije kuba downloaded. Nurangiza uhita ukanda hano handitse apply. Urabona ko tugikanda apply inyandiko yacu ihinduka, kandi ihinduka muri phone yose. Mbega inyandiko yose ya telefone ihinduka. Urabibona ko byahindutse, urabibona ko bihindutse. Reka duhindure n'indi mubibone. Urugero reka dukoreshe iyi ngiyi, reka dukoreshe iyi yitwa Aspring. Turayemezaho, niturangiza tugaruke hano handitse apply. Hano urabona ibaye applied. Urabona ko bise bihinduka nanone. Iri rero ni isomo rya mbere. Gusa ndagusabye kora subscribe, ubundi reka tukomereze n'isomo rya kabiri. Kora subscribe, ukore like ndetse na share n'abandi bibagereho. Urabukoze cyane. Hanyuma twakomeje na number 4. Number 4 yo ni Face Unlock. Ni uburyo bwo gufungisha telefone yawe isura yawe ukayifungisha telefone mu rwego mu cyimbo cya pin, mu cyimbo cya password, mu cyimbo cya pattern, ugafungisha Face Unlock. Iyo rero ikorwa gute rero twagiye nayo uraza ushake ahanditse setting. Dore ngaha setting ni iyi. Urashaka ahanditse setting. Nuhabona, numara kubona setting urayikandaho, hanyuma umanuke ahanditse security. Uramanuka ahanditse security, ariho hano security. Numara kuhabona urahemeza. Harahitazamo nyine ubwoko bw'amalocking, bw'ama security. Mbega urahita usangamo fingerprint, face unlock. Urahita uza hano handitse Face Unlock. Urangiza urahemeza. Baragusaba gushyiramo password ukoresha muri telefone yawe, ariko uramutse ukoresha pattern niyo bagusaba, uramutse ukoresha pin niyo bagusaba, ariko nge kuko nkoresha password barahita bansaba password.
hanyuma ndi bumanze kuyishyiramo. Iyo umaze gushyiramo password ukoresha rero uhita ubona ino page. Icyo ukora urahita wemeza handitse ngo unroll face ariho hano, hanyuma urahemeza. Numara kuhemeza barakwereka ino page uko bigenda. Urabona face unlock ni gufunguza telefone yawe isura yawe. Baraguha amabwiriza 3. Ibwiriza rya mbere ni iri ngiri, bikubwira ngo mbere y'uko ukoresha face unlock byibura hagomba kuba hagaragara ari mu gihe utari nko mu mwijima. Hanyuma ino ya kabiri bakakubwira ngo ugomba kuba wambaye rinete cyangwa se ingofero cyangwa ibindi bintu byose bipfuka isura. Hanyuma aha gatatu rero bari kukubwira ngo usibye umuntu musa cyangwa ikindi kintu mwaba musa, nicyo cyonyine gishobora gufungura telefone yawe mu gihe ifungishijwe face unlock. Hanyuma icyo turi bukoreho ni iki, turahita tuza hano kuri next, turahemeza. Ukimara gukanda next harahita haza ino scanner iragusikaninga isura. Ugomba kuba uri ahantu hameze neza ku buryo nta kibazo kiri buze kuvuka mu isura yawe. Iyo phone irangije kugusikana, ushatse wakwemeza hano hambere havuga ngo swipe up to unlock after the screen light up, cyangwa se ukaza hano hasi mu bushake bwawe. Iyo urangije rero kubikora ibyo byose bituza ukemeza hano handitse done, ukahemeza. Warangiza ubwo buriya gutya isura yawe iba yagiyemo. Reka tuverifie turebe. Reka tuverifie. Urabona gutya dushyizemo phone lock. Reka noneho tuyatse turebe ukuntu iri busikaninge isura. Noneho urabona irimo gusikana, urabona ko ibaye unlocked. Kora subscribe, ukore na like, ubundi twikomereze. Twakomeje na number 3. Iyo rero yitwa accessibility menu shortcut. Ni uburyo ushobora gukoresha telefone yawe utiriwe ukora ku mabuto yayo. Ndavuga no mabuto yo kuzimya, yo kongera volume no kugabanya n'ibindi byinshi. Utiriwe ukora ku mabuto ya telefone yawe, ahubwo ugakoresha telefone y'ubwayo mu buryo bwo gufata neza buto zawe za telefone. Twagiye rero, icyo ukora nanone nta kindi, turagaruka muri setting dore ngiyi hano. Turagaruka muri setting, hanyuma tuyemezeho. Numara kugera muri setting yawe, uraza ushake ahantu handitse ngo special function. Dore naha ngaha special function ni hano, turahemeza. Nitumara kuhemeza, turaza hano handitse ngo accessibility. Dore ni hano accessibility, turahemeza. Nitumara kwemeza accessibility, turaza hano handitse ngo accessibility menu. Hano turahemeza, naho harahita haza aka gapaje. Urabona hano handitse ngo accessibility menu shortcut, hari off. Turahita tuhakanda habe on. Nurangiza kandi hano handitse ngo allow. Numara gukanda allow, urabona aka gapaje bakubwira ngo got it. Natwe turemeza hano kuri got it. Ukimara kwemeza got it, urareba hano mu nguni hasi hano hari akantu k'akagabo gatoya karahita kahaza. Ubwo tari accessibility shortcut ngo yagezemo. Twebwe dushaka turabivamo, hanyuma turaza dukande kwa kagabo ka hano hasi ngaka hano mu nguni hasi hakanda. Harahita haza assistant accessibility power, volume down, volume up. Ubwo hano wakongera volume ya telefone, murabona ko iri kuri 100%, cyangwa hano ukayigabanya, cyangwa se ukagabanya urumuri rwa telefone yawe hano, cyangwa se ukarwongera. Sadepa nuko ubishaka. Urabona ko rwiyongereye cyane. Noneho hano ushaka wareba programme zose wafunguye, zose wafunguye, cyangwa se ugakora lock screen. Hano ugakora lock screen. Urabona ko screen yisizima. Ni ibintu byinshi cyane. Ukaza kuri notification, cyangwa se ukarya screenshot. Urabona n'ubu turiye screenshot tutiriwe dukora ku mabuto n'ibindi byinshi. Kora subscribe na like, ubundi bihite dukomeza kuri kabiri, kuri number 2. Number 2 yo rero yitwa tapping wake. Ni uburyo ushobora gukoresha telefone yawe izimije ariko ukayatsa ukayikoresha udakoze ku mabuto
yatsa, udakoze kuri laptop yatsa, udakoze kuri volume cyangwa yimanura cyangwa se yongera, n'ubwo buryo. Naho rero nta kindi ukora, uza hano muri setting, uza muri setting ukahemeza, wamara kwemeza setting, hanyuma iyo ugeze muri setting urashaka handitse special function ariho hano ukahemeza, warangiza kwemeza kuri special function ukamanuka hano handitse ngo micro intelligence, hano micro intelligence ukahemeza. Ukimara kuhemeza rero sasa bakwereka ino nuze ya mbere, iyi ngiyi urabona iyi ya mbere iyo yitwa quick start. Quick start yo ushobora telefone ishobora kubizimije, hanyuma kwa kundi bizimije nyine tu wagira inyuguti wandika muri tableau igahita ifungura application ibanzirizwa n'iyo nyuguti. Hanyuma iyi ya kabiri murayibona yitwa ngo tapping work, niyo nari maze kubabwira. Double click to open or close the screen, ukanda kabiri ugafungura cyangwa ugafunga screen. Ariko hano urabona hari off, turamanza twakore on, nk'uko mubibona hano, ukanda kabiri kikurikiranyije screen ikazima, wakongera ugakanda kabiri kikurikiranyije screen ikaka. Hano kuri gatatu ni music gestures, kuvuga ngo mu gihe telefone yawe iri guplayinga umuziki ariko screen izimije, ushobora gukoresha urutoki utarutse indirimbo cyangwa se uyihagarika cyangwa usubiza inyuma. Hanyuma urugero reka dushyiremo off murebe, urabona mwayibonye, mu gihe screen izimije ushobora gutarutsa indirimbo cyangwa ugasubiza inyuma uramutse wakoze off. Hano kuri gatatu kuri flip mute ho ushobora gufata telefone yawe baguhamagaye iri gusona ukayubika igahita ijya muri silence. Hanyuma hano kuri gatanu ushobora gufata screen shot ukoresheje intoki eshatu, utarinze ukoresha amabuto cyangwa ngo ucane telefone yawe, ugakoresha intoki eshatu ugafata screen shot. Hanyuma hano hanyuma ho murahabona naho ushobora kwitaba telefone yawe utiriwe ukora muri tableau. Mu rugero bashobora kuguhamagara wari uri kumesa ufite amazi mu ntoki, ukabona utari bukore muri tableau ya telefone yawe, ugafata telefone ugashyira ku gutwi. Ukimara gushyira ku gutwi umuntu bumufashe uba witabye. Ni ibyo rero, murakoze cyane, kora subscribe ukore na like, hanyuma twikomereze na number 1. Hanyuma rero number 1 yo yitwa Gestures Navigator. Ni uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ariko udakoze kuri back button. Back button ni izi zo hasi zino. Izi nizo zituma ubasha gusubira inyuma cyangwa se ukareba application wafunguye cyangwa se ukabivamo. Hari ukuntu ushobora gukoresha telefone yawe, smartphone yawe ukayikoresha neza ariko izino utazikozeho. Nzongeye kubereka rero muri ino ya nyuma twakomeje. Ahandi rero n'ubundi turi bujye atari hano muri setting, hano niho turi bujye n'ubundi urakanda setting, nurangiza urayituza hano muri system. Numara kugera muri system naho hakande, numara gukanda system urayituza hano handitse ngo system navigator. Dore ni hano handitse ngo system navigator, nurangiza ukakande urabona iyi page. Hano hambere mubona hano urabona handitse ngo Gestures Navigation. Hanyuma hano ha kabiri handitse ngo C button navigation. Ino C button navigation n'ubundi niyo turi gukoresha kuko niyo ano mabuto yaha hasi, niyo aya ngaya niyo turi gukoresha, ariko tugiye gukoresha Gestures Navigation. Tugiye gukoresha iyi ngiyi niyo tugiye gukoresha, niyo mpamvu uri buhite dukanda hano kuri Gestures Navigation. Nitwakanda rero murabona aka gatelefone icyo kari kutubwira, nuzamura urabufunguye voice Google, nutambika urabusubiye inyuma, nuzamura urabugiye kureba application wafunguye zose, nuzamura cyane ugaheza urabivuyemo. Reka tubikore sasa murebe. Tugiye
kubikora ngo gutya twatangiye kugira gutya mu gusubira inyuma, gutya turi gusubira inyuma. Tuza hano urugero, turi mu rugero buriya gutya ni ugusubira inyuma, gutya ni ugusubira inyuma, hanyuma kugira gutya kuzamura gutya buhoro. Uba ugiye kureba application zose wafunguye gutya, hanyuma kuzamura gutya cyane ugaheza ubu bivuyemo, kuzamura gakeya uba ugiye kureba application wafunguye. Iyi ngiyi rero murabona irunganira imwe yabanje ya kabiri, kubera ko byose ni uburyo bwiza ushobora gukoresha kugira ngo urinde telefone yawe amabuto yawe ye gupfa, back battery zawe ze gupfa. Mbega muri make telefone yawe idafite amabuto, telefone yawe idafite back battery n'ubundi wayikoresha neza 100%. Byari ibyo rero, ndabashimiye cyane mwakoze kunkurikira, ndagushimiye wowe urangije ino video uyirebye yose ikarangira. Mukore subscribe na like, ubundi andi masomo menshi azaza. Murakoze cyane, bye bye.